Ntabwo mwariye mu bukwe? Twariye, twananyweye. Ni ubwa mbere mu buzima bwanjye narya mu bukwe. Sibyo? Subizi? No mu bwawe warariye, none ngo n'ubwa mbere mu bukwe nari nyikomeza. Okay. Mu buzima bwanjye n'ubwa mbere narya mu bukwe bw'abandi. Butari ubwawe. Noneho ninjye usigaye nanjye ndaje. Okay, urumva umwana ufite oncle we uri muri Canada. Urukumva sheri? Nyine mwari muri kurya umwanya se, ntago ndi gusobanukirwa nyine ikintu biba bimaze. Yego. Se ndabivuga gutera? Cyangwa ukuntu bivuga. Urumva ni twingenda batubwiye ngo turi bwicare hasi, baby ajyamo hagati na mama we baramuririmbira. No se ni nko kumusezeraho, wenda ngirira ko nyine mbashimira ko nyine bambwiye felicitation nkabimenya baby araje tuvuge vava tugende mu bukwe. Baga abona umucyara agambye nti mwebare nyo kumuwagira nyo muberenga mu muwagira ku Hello. Mwiriwe neza. Abantu bakurikiranye Ketchup TV show. Munsi ni ku cyumweru. Ketchup yatashye ubukwe. Ariko nyine manza atahaze mu bukwe iranesha umutwe ngo mushyire ikintu. Wari akantu mushyiriye. Turi ni Nyamirambo. Manza nyuma y'ubukwe bwe ari bwo bukwe atashye. Nze mbere ku kuntu ameze no kunasa uyu munsi. Kigali harakonje. Ebwaho muri bimeze bite mumeze mute? Evites Fresh wasohoka wongeze kuri ya station yitwa Karani Bets sinzi nembo yesu. Sawa. Ntago wamubwira ahantu ari bugeze kuko abanyarwanda akenshi nyine sinzi impamvu mbikoze ariko sinzi ko kubwira umuntu ahantu ugeze icyarimwe rwose simbizi. Dore nibwo ngeze kuri iyo station wenda no kugira yihute. Ngo niyo mubwiye ahantu uri akenshi ari ijya gutinza. Ego kandi rimwe n'amasasu. Ndahageze. Mwamubonye ko uyu munsi twakenyeye. Yari kumwe yitwa Nusra. Zenyane ubutumwa bwari bunze. Kamera cyane mabuja. Gakira. Umuntu umusezere kuko uri live mu kiganiro. Ndabizi. Mbwire ko mbizi.
ko byanze kwinjira. Yes. Ngwino nkubwire. Nusu. Musabizi. Nusu impamvu naza nyine nzaniye umugore urumva no mu bukwe wari uhari. Ariko nyine uriya munsi natanye umugore umwe. Ndabizi kuri inshuti ye wihangane. Mbaze icyo mvuye. Nazanye na data bukwe kureba. Ikindi uri live. Shamu. Katuze kwa. Uno wese kunyuze hano ari kunyura hirya. Salamu alaikum. Papa amezote. Kuvuga sana umuntu warwaye. Kera kamera. Namufunze. Iyo milkshake rero nkuzaniye iramenze cyane nyiguze 5. Ibaze. Yewe. Kandi aka kayogati ndi kunywa ni 800. So Kandi yako ni na gakeya paraporo ibi. Kanashizemo. Tugiye kugera hakashizemo. Wari ufite icyaka. Ntabwo mwariye mu bukwe. Twariye twaranyweye n'ubwa mbere mu buzima bwanjye narya mu bukwe. Sibyo? Subizi? No mu bwawe warariye none ngo n'ubwa mbere mu bukwe nari nyikomeza. Okay. Mu buzima bwanjye n'ubwa mbere narya mu bukwe bw'abandi. Utari ubwawe. Noneho nkabirya nkumva nyine ndanabiriye neza nkumva ntago nishujije impamvu nabiriye. Ubwo ntago ndagira ingaruka nijoro. Oya. Ibintu wariye mu bukwe. Oya gaceza. Okay. Bivuga umva byari imbego ubukwe cyakora bwari bwiza cyane noneho bubaye bwiza kurushaho. Uje kundeba ikindi uri kumwe na papa wanjye mwana we. Mbankwemeje. Wakoze. Kayimo twiganira nyine nk'abantu b'abasaza. Nawe suri umusaza kandi ubu ngwise muzehe wababara. Wowe nyine byaterwa n'uburyo ubinyisemo. Ndababaye kuntu mwaje nakuyemo igitambaro. Nari nambaye sheri. Ari warakuzi akuzi n'icyo gitambaro kitariho nta n'umusatsi ufite. Noneho basi ngewe abantu bankunda bari kumbona nambaye umukenyero n'ukuntu bari bamfungiye igitambaro nari nabaye umujene mama. Ngiye foto nabonye rwose mbabare kubivuga sindya ruswa ntago byari sawa. Cyeka nimba bakigufu wari wagize umutwe munini. Nsanzwe ari munini ahubwo ubwo wari wabaye double cabine. None wiyongoje ute? Byanjemo. Byakujemo. Numva ko ngomba nyine kubikora. Gusa ndabikora. None nabikoze byaciye. Sha urabikoze bivamo sheri. Urakoze Imana iguha umugisha Imana isubiza aho wakuye. Nyine wabikoze bicamo niko kuvamo. Bigenze neza. Imana iguha umugisha isubiza aho wakuye. Urakoze. Uri umuntu mwiza hari abantu usanze hari umuntu wari uri kumamagara sibyo? Ati iki? Yarari kumbwira ukuntu nkunda n'umumama uba Canada. Ako kananye suhuza abantu bari muri Canada, Marume ari muri Canada, abana mashallah. Ninjye usigaye nanjye ndaje. Okay, urumva umwana ufite oncle we uri muri Canada. Urukumva sheri. Yarari kumbwira ukuntu nkunda. Hari ibintu byinshi yarari kumbwira byiza. Noneho wowe ugeze imbere yanjye ari kumbwira ukuntu uri umugabo mwiza unshyigikira. Si byose ntiyabeshyaga. Oya ntabwo yabeshya. Yarari kumbwira ngo ujye ushima Imana ngo Imana yaguhaye umugabo mwiza. Ariko njye nsanzwe mbizi nyine kuri umugabo mwiza. Yambaye imyenda nkirukanka Nese kwambura imyenda niko kugaragaza ko umuntu. Reka dukore ikiganiro tumeze gutya. Nshaka kwerekana inyuma umukenye nta kintu hagaragaza. Yanga. Icyakoze nyine wambaye nk'umwari nyine w'umunyarwandakazi. Nambaye nk'umwari n'umutegarugori. Mba byose cyari mwe bivanga ntago mbizi. Nta rugori wateze. Nambaye nambaye nk'umwari. Mwari se ndi umwari n'umukobwa. Nambaye nk'umugore. Uri umunyarwandakazi we ntago ari imyenda y'abagore. Imikenyero abantu bishyiramo ko ari imyenda y'abagore gusa. Ariko ni y'abantu bose. Ni y'abantu bose. Nambaye nk'umunyarwanda. Umuntu utaberwa n'umukenyero buraberwa n'iki? Ko baharira nusura urabona hari uwo yambaye. Ni hajati we. Umuntu ujya nkunda kuvuga witwa nusura mwamubonye nuriye ahantu hose tuba turi kumwe tumeze gutya. Ikiganiro yabonetse ubutahazavuga. Ubutahazavuga.
ubutaza azaririmba, agira n'impano, aririmba neza, asohora abageni mu mwito, azi kwanima mu mwito. ntabwo bishoboka iyo mpano kuzanyereka ka video ntabwo nari mbizi. Nuko hari abantu bakoze izina mu kwanima mu myito, bitumiye Nusura itagaragara, ariko Nusura yabasha guhamagara umugeni. Wamuteje imbere. Nusu nzagushyigikira uri inshuti yanjye, mu mwito wawe uzihamagara usohoke. Ukuri kw'Imana. Seko ndi kurya ikintu. Ihangane ndekeraho uzana nkwakirire yaguteye ntabwo wayimpa. Ntabwo nayimpa. Ndahaze. Nari ibiryo byinshi. Yakoze nabi ni ibikiroro. Wari ibiryo byinshi nyine urumva ari na byiza nyine. Ngiye buzi nariye gute? Wabimbwe. Nariye nabi. Ariko byihorera. Umunsi aha. Murica umuntu. Ndica umunyoni. Niko Mpingazi majya avuga. Uyu munyoni ni umuki? Ndabizi. Okay. Ameze umunsi wagenze neza tutari kumwe kuva mu gitondo muri kunstress uri kunzindura. Oya sheriti Imana yakuremye nazindutse. Wazindutse nkaho uko wagira. Nusu twazindutse. Bagira ngo uke bwari ubwanyu. Icyakubwira ko twagezeyo hari abandi bantu bamazeyo umwanya munini, gusa kankubwire nyuma nyine yuko wangejeje hariya. Nagiye Nusura twese dutandukana ajya kwicaramo hariya mo imbere, yari afite stress y'ubukwe. Yego. Yari yananutse kurushaho. Urumva? Ngenda mara umwanya hafi nk'isaha mbona kwambara. Arabizi ibintu by'ubukwe nyine ntago amasaha agenda nk'uko baba babiteganyije. Umugeni yaje gusohoka nyuma y'umwanya munini cyane. Ko nabonye mbese bari bicaye hasi. Biriya twicaye hasi hari ukuntu babikora ku bushake nyine akanya gatoya bakamuririmbira, mama wakamuterura ubundi mugasubira aho mwari mwicaye. Urumva? Imihango ya Kinyarwanda se cyangwa yagiye? Ntago mbizi be. Gusa nzi ko kubikora nta kibazo ni byiza. No kutabikora nkeka ko ntacyo byangiza mu bukwe. Nyine mwari muri kurya umwanya se ntago ndi gusobanukirwa nyine ikintu biba bimaze. Yego. Se ndabivuga gutera. Cyangwa ukuntu bivuga. Urumva ni twingenda batubwiye ngo turi bwicare hasi, baby ajyamo hagati na mama we baramuririmbira. Nose ni nko kumusezeraho, wenda si ukumusezeraho kuko bagiye mutazongera kubonana. Nyine ni umuhango. Okay. Ni umuhango mwashinze se cyangwa oya usanzwe ubaho genda. Nicyo nashaka. Noneho ako kantu karangiye ko kwicara hasi dusubira mu myanya yacu. Yego. Batanga gift 150. Baby ibintu tuzabiganiraho cyangwa na amafamiye 150. Oya. Hari abazaga nka famiye wenda na societe association. Oya, hari gift 150. Hari mo groupe nka zingaye bahamagaye inyuma. Ariko inyinshi zari abantu ku giti cyabo nizo nyine batanze. Urumva? Urabizi neza nyine ko harimo nk'uwashyizemo na chiclete, biscuit. Nasugiye guha umwana. Ujye guha umwana umuha nyine ibihwanye n'ibyo akunda. Umwana ubwo ni baby uri kuvuga. Hoya none nabajije shafi ko cyo batari kuvuga baby bakavuga ngo Haziza. Nkajya vuga ko batari guhamagara baby, bajya bavuga nyine baby ariko ntago nyine ari baby. Ibyo ngibyo birarangira bamaze gutanga izo gift. Uriya muntu yaragoye pe. Bamaze gutanga izo gift azarangiza umwaka neza ugataguye. Urumva sheri bamaze gutanga gift tuyita duhaguruka tujya kwarura tujya kwicara ahandi hantu hasi. Nabizi ko ntago ari kubutaye wari mu bantu batazarura mbere. Unganyumvira. Ngo nari nicaye hafi ya bife. None iyo batamushyira mu bantu bazakenyera ntago yari kubutaha. Kubera nyine kugira urye. None njye mu bwanjye baby na Brandine ni bari bicaye hafi ya bife. Mu bwawe icyo nzi nuko wariye nyuma, wariye mbere yuko tuhagera. Bazanye ibiryo ushaka no kumbuza kurya kuko wari wariye, nabimenye nyuma ko wariye. Ntago nari nariye, ni ibiryo bazaniye kandi mbikuraho inyama. Mama Keza yambwiye ko wariye. Ariko Rwanda we. Ntago bakubona uri kure. Niba ushaka kujya muzuhagarara impande yanjye. Yagiye ajya hariya. Urumva? Ni umufana se cyangwa ni umuntu uri gushaka kureba gusa? Ni umunyamatsiko. Ni umunyamatsiko urumva? Twagiye twicara ahantu ngiye na Nusura n'umuntu witwa Daduwe, uramuzi nuko utahita umwibuka. Nande wundira
n'undi abandi si bavuga amazina ntabwo mbizi niba bitabaje na kumva amazina yabo. Twicara ahantu hasi turarya. wari wicaye no hasi washije intoki? Oya, okay. ntabwo ari ibintu byanjye. Turarya, tumaze kurya ndahaguruka njya gushaka ishakoshi yanjye kugira ngo ntaza kuyibura wenda bagiye. Okay. N'ubundi ubukwe ntabwo burarangira n'ubundi wari ugiye muri pause, ni pause cafe. Pause cafe y'ubukwe. Ngiye gusubirayo. Bigende gute? Hagiye kuba reception. Ngomba kububamo kugeza burangiye. Urataha none wamaze no gutwikurura? Inaha ntabwo batinda. Ngo saa 3 kwirebera. Hari abantu numvisha bavuga ngo saa 3 ngo baba bafunze, babajimije ibyuma. Okay. Ubwo turabona na saa 3. Nese nawe sujyanye na papa mugiye ngomba kuri kirese numve niba tugiye gushaka ahantu tuba turi nyine tunywa agatefere cyane kindi kintu. Noneho ngo ukizubujajwe ntago bindeba. Ntabwo bikureba. Okay. So turavugana ubwo nuboneka. Afite amatsiko. Wasuhuje abantu se byagenze gute? Nabasuhuje nyuma ariko ntabwo biba bigoranye ariko nabasuhuje. Ntabwo nzi byinese ko mufite ama intro yanyu. Nawe ukoresha yawe twumva. Nk'imwe yago ngo the preacher, the teacher, the extravaganza. Yararenze. Iyawe ni? Ndayifite ariko nzayivuga. Ni ikivugo. Shabe. Sega. Abari ikivugo nzagishaka nanjye. Nuko ugishaka ubu ntacyo afite. Ngiye kambasuhuza amahoro Imana bane namwe. Nyagasana kwanza yanezera. Yego man. Ngaho sezera rero. Sezere. Okay. Ubabikeneye n'ubutumwa nyine ubabwire bataha amakwe yo ku cyumweru. Nimba bari bashobora kuzakibona ari kuwa mbere cyangwa kuwa kabiri. Ariko njye ndishimye nyine. Ikintu kinshimishije cyane nuko hari ubukwe nagiyemo. Ndi mu bantu bataha ubukwe bukeya ariko ubwo nagiyemo nagombaga kubujyamo wese. Ko waruzi uko bazarya? We nabyo kurya. Baby n'umuvandimwe wanjye niyo haza kuba nta by'ibiryo nta n'amandazi ahari nagombaga kubijyamo. Cyuza amandazi harimo n'amandazi. Hari ubukwe baba bari butangemo amandazi n'icyayi. Ntabwo ibyo baba bagenye. Indobo nyinshi zijyamo amandazi nibwo bushobozi. Ntabwo ndi kubaseka. Ntabwo ndi kubaseka nubwo haba harimo dodo cyangwa n'ibyo bidahari njyewe bitewe n'ukuntu tubanye nagomba kubamo. Ni ikigamijwe ariko murandebera disi we. Mwambonye wipambye nka za taxi za kera zinyamira. Nakoze ikiganiro bari kunsiga no mahina. Nimukibona nese ko wayisubihisha numvaga uri bwambara akantu k'akadekolte ku buryo mukanyere kurukanze mbereke ngiye kwambara agakanzu kure buci bwangu ubundi mubibone neza muri kuno nataka waonesha Gucci. ukuntu nyine biba bimeze urukumva sheri. Ndagushimiye Imana ikumera umugisha kuva mu rugo no muri zindi gahunda zawe wagomba kujyamo ukaza kundeba kandi ubizi ko utagiye kuruhuka ku cyumweru ni gahunda zanjye zo kuruhuka no kureba umupira ibyo byose nabyigomwa. Okay, nta kibazo. Ibyo byose ukabyigomwa ukaza kundeba tutagiye no kwita dutaha uri buze kongera kuza kundeba. Uransangaho ndabandi noneho. Nipanze akazi mbega mvuga kuri buze kuza kundeba utari bugaruke. Ubwo ndarara mu ihema hari hepfo. Nacyo ngiye kangushimire ku byo wankoreye. Wakoze hari hashize igihe nanywa ka milkshake. Urumva? Karanahenze 5. 5 ni menshi. Ni gakeya. 5 ni urugo. Kabyubuze yabarimo uhabamo 2. Ni kamwe rero dore n'umuheha wahombanye. Urumva? Uri kunyunyuza. Nukuri Imana ikumira umugisha isubizo wakuyiga kuba inshuro 1000. Yego. Vuga amina. Amin. 5 kubigihumbi. Bebe biretse wikuba ko ntago. Bise nkuba nyine numvaga biri bushoboke menshi. Okay. Miliyoni 5. Ahubwo nora. Urumva nshimire n'abantu babarebye kuva aho mwahereye kugeza mungezeho kugeza umujyi kuko twanyuze mu mujyi tubereka za Sorena ahantu ngaho hose none twinjira n'ibiryogo. Aho hantu urumva ndagushimira. Frank ngayoretse ngo n'urukiko. Nimuzajya murengera ni hari muzajya mujya kubibarizwa. Ikindi nshimira papa wanjye. Papa ninje mu modoka musohoje mbona wapi ntago ari gusohora ijwi kuko ko yumvaga yabonaga inyuma ye hari kamera nta mahoro yari afite. Urumva? Ariko ndi kugenda nzada. Kugenda utinyuka urashoboye.
cyane itekana. uruko mwakoze rero kudukurikira, ndaje mbereka abantu rero ukuntu aya mahina yanjye ameze neza, mbanze nkurimo kano kabodi ubundi nifubike, ubundi mwakoze kudukurikira, naha mu kanya. Tugeze kuri reception rero, njyewe nihaye ibintu byo kwambara inkweto ndende none ziri kugenda zifatamo bikangora, mbonye kumesa kamwe nkazikuramo nkagenda gutya nta kintu bitwaye. Mbazaniye rero Tekino wo mu Rwanda. Abantu muri kona ko uyu muhungu asa nka Tekino, mutubwire muri comment. Ariko ntabwo ari ubundi mu buzima busanzwe yitwa Fauzi. Irindi sindi vuga, tuzarivuga tugiye kumuha mituweli. Fauzi bimeze bite? Sawa. Meze neza? Ndaba nta kibazo. Ikinyarwanda cyawe kimeze neza? Kimeze fresh. Okay. Hari umuntu wamamagaye w'Ibugande ntazi. Ambwira ibintu mu Kigande ndabyumva. Ko yari ari kumbwira ibintu bya felicitation by'uko nabyaye abana b'imanga n'ubishijemo barongo nabarara. Ahubwo nanjye nafite amatsiko yo kukubwira felicitation kuko iri ibihembo byinshi cyane. None yashize. Wana. Ugomba kumuha ku mafaranga. Benshi ndafite amagande niba ushaka n'amake amashiringi. Amagande. Ndabizi ko mfite abantu bankurikira ariko batumva Ikinyarwanda kuko hari inyamara nabo nkabibona. Gansuhuriza abagande bambwire ko mbakunda. Bose abagande bose mwasibiye mutya mugamba mutya tubaramusiza muyino kubera nga muturaba buri kasera mutuwagira buri kimwe cyona mwebare nyo webare nawe sinkumva ko mbazaniye umuntu ugenda mvuga mu Kinyarwanda Fauzi avuge mu Kigande. Ugiye kubambwirira ngo kira ugiye kubambwirira ko nyine mbashimira ko nyine bambwiye felicitation nkabimenya bebaraje tuvuge vava tugende mu bukwe. Baga abona umucyara agambye nti mwebare nyo kumuwagira nyo muberenga muwagira kugundiye ni kuri chano ye ni kuchano kuona mwino kubera nga mumuwagira byona okay tuyanziza nyo ira modoka yewe irasubira yabaye ibirere mu ndebe ira modoka nimba bayikodesheje byarangiye. Fau njyewe mu kanya twari turi kumwe Fauzi nari mvuye kurana bari abantu nyine twaseze hariya mpindura n'imyenda ngaruka hano. Ndabona ukeye. Rero ndashaka udusuhurize. Murashaka ko mbasuhuriza abande? Babande.
bagambye mwena babaramusiza mwino kubera nga wikivugisha ibintu bya rusange ndi kukubwira ibyawe uzi isi yari kuvuga ari kubyigirishwa ibintu bya rusange gute se turabivuga nyuma ya kamera sawa Fawzi uyu ni umupapa rero afite ingo nyinshi ni umusilamu afite abagore batatu umugabo agomba kugira abagore nka 4 5 umaze gushaka bangahe mfite ubungu nka 3 abana mfite abana nka 5 ako biri seri abantu mwabonye ko uyu muhungu asa nka Tekino muze kubimbwira yanjye ntago nasa nka Tekino murasa fawo serious nzaje kumushaka isi ya ubona badasa barasa yani na mutinya ntago bibaho ngwayininyi umva aha nifuje kubabwira ko twageze muri reception ubwo ngubwo naho ubutaha tubabwira ukuntu ubukwe bwagenze tugiye kujya mu bukwe bw'abadiaspora ase bari abadiaspora mani batigize banshiramo kandi naye ndi umudiaspora turaza kubibabaza uyu mudiaspora ni w'Ibugande uyu mudiaspora baramwibagirwa ngomba kubaca amande turayabaye turi kumwe no kuri kw'Imana uyu baby we turashyiraho kamera mwirebere ko tugiye kuryoherwa n'ibintu biri aha ngaha isi yaka ngo nusuhuza abantu hano hari abantu benshi mumuzi isi yaka ndi kumwe n'abahungu b'ibyamamare kabisa ugumamo wigenda abantu uyu nguyu we wari manager w'umupira wihe kipe akira manager we Fawzi naguhiye uri manager wihe kipe Serumogo Ali Omari biri serious cyane uko yikunda gusa kandi ariko ari njye umubereye manager we Serumogo Ali akinira ikipe ya Rayon Sport agakinira ikipe y'Amavubi birabaje kuba namuzi ariko abayobozi basigaye bavuga ko ngo uyu mukinnyi wabo njyewe uyu nguyu manager we ntabwo muzi Kiyovu Sport ni umuryango wacu ariko iyo bigeze mu kazi umuntu yitabira akazi nta blague biba ari akazi aba bahungu mureba hano rero ni inshuti zanjye mu bukwe bwanjye bambaye hafi ni abavandimwe abantu benshi bankurikira n'ubundi nabo murabazi twari twifuje kuza kubaha pisi n'ibidukundira turakomezanya uriya mwana w'inshuti yanze kuzamo ese mwana yagize isoni yagize isoni ari gutaha afite ubukwe yagize isoni mwakoze kudukurikira Imana ibamera umugisha abakobwa mwifuza abagabo Imana ibabahe abahungu mwifuza abagore Imana ibabahe umeze tubwira umugore ushaka ubundi nkeneye umugore umeze neza sinzi uko nanabivuga kabisa w'igikara w'inzobe sinkundi inzobe nkunda igikara gusa kabisa ufite imyaka ingahe iyo ariyo yose apfa kuba ari igikara nashaka afite 40 yaba afite 50 apfa kuba ahari mumvugisha kuri nimero iri kuri YouTube ni yanjye ubwo umuntu rero uri buhuze na Fawzi ndabahuza muzama ayo kubahuza mwakoze kudukurikira bye sawa